igihe Imana yafataga icyemezo cyo kurema, yarabanje irema ijuru n'isi. Aho hari ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri yaremye isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Ku munsi wa gatatu yategetse amazi yo munsi y'ijuru ateranira hamwe, ahumutse haraboneka. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka. Iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza, maze iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka, n'ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Biba bityo. Hano havuzwemo ubutaka inshuro nyinshi. Nguyu umutungo kamere utubeshejeho twese. Abemera iremwa bavuga ko ubutaka aribwo bwavuyemo umuntu, ni nabwo buvamo ibimutunga, kandi iyo amaze gupfa nibwo asubiramo. Mu magambo make, ubutaka nibwo bugize umuntu, bugatunga umuntu, kandi bugacumbikira umuntu. Bushobora kurumbuka, bushobora kurumba, bushobora kuba ingumba cyangwa se bukaba ubutayu. Bushobora gutwarwa n'isuri. Igifite agaciro cyose hano ku isi kibushinzeho. Iyo budafashwe neza, ibiribwa birabura. Amazi tunywa akabura ikiyayungurura, kubera ko nibwo buyayungurura. Ibimera byari bibuteyeho bikavaho. Umwuka mwiza byatangaga ukabura. Imvura byakururaga nayo ikabura. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Hegitari miliyari 2 z'ubutaka ku isi bwarangiritse. Ubu ni ubutaka bungana n'uko wafata Ubuhindi n'Uburusiya biteranye byose. Abatuye isi miliyari 3 na miliyoni 200, ubwo ni 40% by'abatuye isi bose bagirwaho ingaruka n'iyangirika ry'ubutaka. Buri mwaka miliyoni 55 z'abatuye isi bagirwaho ingaruka n'ubutayu buri mwaka nyine. Ubu butayu bunangiza amatungo ndetse n'ibihingwa byabo. Nta gikozwe ngo ubutaka busubiranywe bugira umwimerere wabwo, umusaruro w'ubuhinzi ku isi wagabanukaho 12%, bityo ibiciro by'ibiribwa bigatumbagiraho 30% mbere y'uko tugera mu mwaka wa 2040. Ni gute barinda ubutaka guhinduka ubutayu? Ubundi ubutaka bwirema bute? Ubutaka bwera butandukanira he n'ubutaka butera? Isuri yo niki? Irwanywa ite? Guhinga ubutaka byatangiye ryari? Birerekeza he? Ubutaka ni umutungo kamere wisazura ku buryo bwangirika none buziyuburura. Mu kiganiro ruziko cya none tugiye kugerageza gusubiza ibi bibazo ndetse no kuvuga ku zindi ngingo zirebana n'ubutaka. Dushobora kuzagera mu mwaka wa 2050 tumaze guhomba trillion 10. Izi ni miliyari 10,000 z'amadolari. Urusobe rw'ibinyabuzima ruri ku butaka nirukomeza kwangirika. Buri mwaka hegitari miliyoni 12, ubwo n'ubutaka bushobora kweraho toni miliyoni 20 z'ibihingwa buragenda kubera ubutayu cyangwa se amapfa. Birumvikana ibingibi byongera ku isi miliyoni z'abantu bashonje. Mu kuvuga umutungo kamere udufasha kurwanya ihindagurika ry'ikirere, abenshi dukunda kumva inyanja ndetse n'amashyamba. Nyamara hari undi mutungo kamere ufasha isi kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ntabwo tuvugaho kenshi kandi tuwugenda hejuru. Ubutaka, umutungo kamere ucumbikiye ibinyabuzima bitazwi umubare n'umuntu uwo ari we wese. Nk'urugero, uratekereza ko uyoye itaka ryuzuye ikiyiko kimwe, muri iryo taka haba harimo ibinyabuzima bingana iki bidashobora kuboneshwa ijisho? Birabarirwa mu mamiliyari. Ubutaka tubona uyu munsi ntabwo ari bwa bundi bwaremwe n'Imana mu myaka tutazi umubare ishize. Hari ubundi bugenda buvuka, ariko kwirema k'ubutaka biragora kandi bifata igihe kirekire cyane. Ubutaka buva mu mabuye yashajishijwe n'izuba ryinshi, imvura, umuyaga, inyamaswa zibugenda hejuru, ibimera bibuteyeho. Ibi byose nibyo birema ubutaka. Kugira ngo izuba ricane ku mabuye, umuyaga uyahuheho, imvura iyanyagire, inyamaswa ziyagendeho, ibimera biyamereho, bizabore, bigeraho birema ubutaka, bifata imyaka myinshi cyane. Umva uyu mubare:
Bitekerezwa ko kugira ngo hireme santimetero 5 z'ubutaka bitwara imyaka 500. Ubu butaka tugenda hejuru burimo amazi, umwuka, amabuye, ariko nanone bukaba ububiko bukomeye cyane bw'urusobe rw'ibinyabuzima. Umva undi mubare. Muri hegitari imwe y'ubutaka bibarwa ko haba harimo toni ziri hagati y'imwe n'eshanu z'imyorogoto n'utundi dusimba duto cyane utabareyemo utw'amaso yacu adashobora kubona. Garama imwe y'itaka ibirimo hafi udukoko tutagaragara miliyari imwe turi mu magana y'ibihumbi by'amoko. Muri iyo garama imwe y'itaka ushobora gusangamo nibura ibihumyo miliyoni imwe bigabanije mu bihumbi by'amoko. Muri make, itaka ryuzuye ikiyiko kimwe riba ririmo ibinyabuzima byinshi kurusha umubare w'abantu bari hano ku isi. Ibi ntabwo tubitekerezaho kenshi, ari nayo mpamvu ibinyabuzima biba mu itaka tutabiziho byinshi. Ibi binyabuzima tudashobora kubona biba mu butaka nibyo ubutaka bukesha ubushobozi bwabwo bwo kutubeshaho. Mbere na mbere, ubutaka buduha ibyo turya. Ibi turabizi. Ibi ngibi ubwabyo byakabaye bihagije, ariko twese turabizi ko ubutaka ari bwo buyungurura amazi tunywa. Buduha ibikoresho twifashisha mu bwubatsi nk'ibiti, buduha ingufu ducana nk'ibyitwa biomase, nyiramugengeri na petrol. Buduha umutungo kamere nk'ubucanga dukoresha mu bwubatsi ndetse no mu gukora ibirahuri dukoresha buri munsi. Ushatse wavuga ko ubutaka ari bwo butwambika kubera ko bweraho ipamba ikorwamo imyambaro, nubwo imyambaro yose itava mu ipamba. Ubutaka ni nabwo buduha imiti. 70% by'imiti bita antibiyotike ikoreshwa ku isi yose uyu munsi ikorwa mu binyabuzima bikurwa mu butaka. Hari ikibazo. Uyu mutungo kamere turimo tuvugaho ibi byose uyu munsi uri mu bibazo bikomeye cyane kubera twebwe. Muri rusange umutungo kamere wose uri mu butaka ubaho urinzwe n'amashyamba ateye hano ku isi ndetse n'ibindi bimera by'amoko atandukanye. Nyamara buri mwaka hegitari miliyoni 13 z'amashyamba ziratemwa cyangwa zigatwikwa. Uburyo bwacu bwo guhinga nabwo bwica ubutaka gahoro gahoro bitewe nuko tubikora hagamijwe kongera umusaruro gusa hatarebwa ibyo kurengera ubutaka. Uburyo abantu basiga ubutaka budafite uburinzi nyuma yo gusarura imyaka yabo nabyo bishyira ubutaka mu byago byo gutwarwa n'isuri. Mu isi yose buri mwaka ubutaka bufumbiye bupima toni miliyari 24 butwarwa n'imvura n'umuyaga. Toni miliyari 24 z'itaka ku mwaka ni toni 3 n'ibiro 400 z'itaka kuri buri muntu. Ibi bivuze ko buri wese muri twebwe ku itaka yagenewe buri mwaka atakazaho toni 3, utibagiwe kugabanuka k'urusobe rw'ibinyabuzima biba mu butaka ndetse no kwandura kwabwo. Hari kandi no kwiyongera kw'imijyi kuri iyi si. Ubwiyongere bw'imijyi nabwo buri mu bibangamiye ubutaka cyane. Buri mwaka mu Burayi ahantu hangana nk'umujyi wa Berlin mu Budage hahoze ari icyaro hateye amashyamba hahinduka umujyi. Ubutaka bujeho umujyi buhita buhindura imibereho bugatangira kwangirika ku muvuduko munini cyane kubera ko buhita buhindura icyo bwagenewe. Niba bwari busanzwe buriho ibimera buhita bumenwaho beto, ibinyabuzima byari biburiho bikarekeraho kubaho. Bavuga ko ukurikije uburyo ubutaka burimo gukoreshwa uyu munsi mu 2050 ubutaka buhingwaho buri wese agenewe buzaba bwaragabanutse inshuro 2 ugereranije n'ubuhari uyu munsi. Muri make buhoro buhoro umuntu aragenda amaraho isoko ivamo ibimutunga icyarimwe ikaba n'ibihaha by'isi. Nibyo ubutaka burasa naho ari kimwe mu bihaha by'uyu mubumbe. Ukurikije uruhererekane by'imyuka ishobora kwanduza ikirere, ubutaka nabwo bugira uruhare rukomeye mu kurinda ikirere cyacu guhindagurika mu buryo budakwiye. Kandi uko ibinyabuzima biri mu butaka bigabanuka niko ubutaka bugenda bunanirwa gushyira mu bikorwa iyi nshingano. Iyo bavuze imyuka igira uruhare mu guhindagurika kw'ikirere, umwe mu yizi imbere ni uwitwa dioxyde de carbone. Ni umwe mu myuka ifite ubushobozi bwo kujya mu kirere ikagifunga ikabuza ubushyuhe buva ku isi gusohoka ahubwo bukaguma hano ku isi, bityo isi igashyuha cyane. Umwe mu mitungo kamere ikurura uyu mwuka rero ukagabanuka ku isi ni amashyamba ndetse n'inyanja n'ibiyaga. Ariko ugiye kubona ko ubutaka nabwo bufite ijambo ryo kuvuga kuri iyi ngingo yo gukurura no kubika iyi myuka.
hari ibihugu bifite ubushobozi bwo gupima ingano y'uyu mwuka wihunitse mu butaka bwabyo. Nk'urugero, mu Bufaransa babara ko toni ziri hagati y'3 n'4 za dioxide de carbone ziri muri santimetero 30 z'ubujyakuzimu mu butaka bw'iki gihugu. Izi ni inshuro 3 za carbone ihunitse mu biti by'amashyamba y'iki gihugu. Dore uburyo imyuka yisanga mu butaka. Ni inkuru y'uruhererekane. Dufata urugero rw'igiti kimwe cyangwa se ikindi kimera icyo ari cyo cyose. Kugira ngo gikure, amababi yacyo akurura CO2 cyangwa se gaz carbonique ivuye mu kirere, maze icyo giti kigahindura iyo myuka mu ntunga kimera zijya kubaka uruti rwacyo, imizi n'amababi. Ibi kibikora icyarimwe, kirimo no kohereza hanze ubundi bwoko bw'ikinyabutabire cyitwa oxygene kijya mu kirere, ari naho tugikura tukagihumeka, kubera ko umubiri wacu uragikeneye kugira ngo dukomeze kubaho. Ibi mvuze byitwa photosynthèse. Ubu ni uburyo ibimera by'icyatsi kibisi byifashisha urumuri rw'izuba mu mibereho yabyo. Ikindi, iki giti nacyo kirarya. Ibiryo byacyo kibikura mu butaka. Gikoresha imizi yacyo kigakurura intunga kimera ziba mu butaka. Mu butaka haba harimo ibinyabutabire bifite ubushobozi bwo gutunga ikimera. Ni ibinyabutabire birimo fer, magnesium, azote, potassium, calcium, phosphore n'ibindi. Ibi byose imizi y'igiti ibinyunyuza mu butaka bikakijyamo bikagitunga. Iyo icyo giti kiguye rero kikuma kikabora, cyangwa se iyo amababi yacyo ahungutse akuma akabora, ibinyabuzima byo mu butaka birya icyo giti cyaboze bikagihinduramo izindi ntunga kimera zitunga ibindi bimera. Ibi nibyo bita la minéralisation. Mu gihe ibi byose birimo kuba, wa mwuka wa carbone uba ugenda usubira mu kirere buhoro buhoro. Uru ni uruhererekane rubaho iyo igiti kitabangamiwe n'icyo ari cyo cyose. Iyo kiretswe kigakura, kigasaza, kikagwa, kikabora. Ikibazo gihari ni uko abantu babangamira cyane uru ruhererekane. Twongere dufate urugero rw'igiti kimwe. Uko ibiti bitemwa ari byinshi, niko igikorwa gisanzwe gikorwa n'ibiti cyo gukurura dioxide de carbone bisohora oxygene kigabanuka. Murabyibuka bya bindi twavugaga by'uko ibimera by'icyatsi kibisi byifashisha urumuri rw'izuba mu mibereho yabyo, photosynthèse. Iyo ibiti bikurura uyu mwuka wa carbone bigabanutse rero, biba bivuze ko uyu mwuka uba mwinshi mu kirere no mu butaka, kubera ko ibiti biwukoramo ibyo kurya biba bitagihari. Iyo aya mashyamba atemwe noneho agatwikwa, noneho ubwo biba bivuze ko wa mwuka wose uhita woherezwa mu kirere. Ubundi igiti ni nk'ikigega cya carbone, kiba cyarayikuruye muri cya gikorwa cyitwa photosynthèse. Iyo gitemye ugiye nko kucyubakisha, ya carbone cyakuruye igihe cyari kigiteye ku butaka ikigumamo ntaho ijya. Ariko iyo gicanye cyangwa se iyo gitwitse, ya carbone irazamuka igasubira mu kirere. Nko mu buhinzi, iyo abantu bamaze gusarura ibigori cyangwa se amasaka, ibigorigori cyangwa se ibikenyeri, hari ababisasiza ikawa, ahangaha nta kibazo cya carbone ibigumamo. Ariko iyo bitwitse, carbone yari ibirimo ihita isubira mu kirere ikacyanduza. Tutibagiwe ko gukura ibimera ibyo ari byo byose ku butaka bibwambika ubusa, bityo ubutaka bukagira ibyago byo gutwarwa n'isuri. Abantu bahingisha imashini hahandi zihinga zigacukura cyane zikageza hasi, zikegura amasinde manini. Ibi byongera umuvuduko wo kwangirika kw'ibinyabuzima biba mu butaka, kubera ko biba byazamuwe bigashyirwa hejuru ku gasi, aho byicwa n'izuba, imvura cyangwa se umuyaga. Ibi nabyo bituma carbone iri muri ubwo butaka ihita izamuka ikajya mu kirere. Muri make, ubutaka bw'isi buba buri mu bihe byiza iyo buteyeho ibimera byinshi. Ikindi, ni byiza ko igihe ibimera bisaruwe, ibisigazwa byabyo ari byiza ko birekerwaho ku butaka bikabora, kubera ko bituma dioxide de carbone birimo ihita ijyaho mu butaka, bityo bugashobora gukora ibinyabutabire bihagije bishobora gufasha ibindi bimera gukura neza. Igihe kubirekera ku butaka ngo bihaborere bidashobotse, abantu bagirwa inama yo kubishyira ahantu bikavamo ifumbire y'imborera. Ibi usibye kugabanya ingano y'ibyuka byangiza ikirere, binatuma ubutaka bubona ibibutunga bihagije.
abantu banagirwa inama yo guhinga badacukura ngo bageze hasi cyane, kubera ko ibi bigabanya ingano y'imyuka yoherezwa mu kirere ikacyangiza. Abantu kandi bashobora kurengera ubutaka birinda gusubiza igihingwa kimwe mu butaka mu buryo bukurikiranye. Niba abantu bahinga ubutaka, ni ukugira ngo babone ibibatunga. Ubu hashize imyaka 10,000 ubuhinzi butangiye. Kuva icyo gihe ntabwo bwigeze buhagarara, kandi ntabwo bwahagaritse guhinduka. Mu yandi magambo, ntabwo ubutaka bwigeze buhagarika gushakwamo umusaruro mwinshi ugamije gutunga abantu badasiba kwiyongera. Kugira abantu benshi ntabwo ari inkuru nziza ku butaka. Dore inkuru y'urugendo rw'ubuhinzi n'uburyo bwagiye buhindagurika kuva bwavumburwa. Abantu bataratangira guhinga bari abahigi. Bahigaga inyamaswa ndetse n'imbuto n'imboga. Nyuma baje guhagarika ubuhigi, batangira ubuhinzi. Ibi ni byo abanyamateka bita la révolution néolithique. Izi ni impinduka zabayemo ibikorwa byinshi kubera ko byagendanye no korora inyamaswa, kwiga guhunika, gukora ibikoresho bikozwe mu ibumba, gukora imyambaro, kuvumbura ubucuzi. Ibi byose byazanye n'ubuhinzi. Mbere na mbere izi mpinduka zose zifitanye isano n'ihindagurika ry'ikirere. Mu myaka 10,000 ishize nibwo isi yari gisohoka mu gihe cy'ubukonje bwinshi, igihe bise période glaciaire. Isi ikihinduranya igatangira gushyuha. Ubwo bushyuhe bwatumye mu bisambu havuka amoko menshi cyane y'ibinyampeke. Ikinyampeke cya mbere cyari aho mu gasozi abantu babanje gufata bagatangira kugihinga, nicyo baje kwita ingano. Bagihinze bwa mbere mu burasirazuba bwo hagati. Hakurikiyeho umuceri wahinzwe muri Aziya, hakurikiraho ibigori byahinzwe muri Aziya, hanyuma hakurikiraho amasaka yahinzwe muri Afurika. Kugeza ubu ntabwo bizwi neza niba guhinga aribyo byatumye abantu bafata icyemezo cyo gutura ahantu hamwe bakareka kubaho bagenda, cyangwa se niba gutura ahantu hamwe bagahagarika kubaho bagenda aribyo byatumye batangira guhinga. Ikizwi neza nuko abantu babaga mu burasirazuba bwo hagati, ubwo ni ibice bya Iraq y'ubu, aribo batangije ibikorwa by'ubuhinzi bitubeshejeho twese uyu munsi. Ahantu abantu ba mbere batuye ni ahantu haberanye n'ubuhinzi. Uko niko imijyi ya mbere yabayeho mu isi yavutse mu bice bya Iraq y'ubu ngubu ndetse na Misiri ku butaka bweraga cyane icyo gihe. Uko umujyi wakuraga niko abaturage biyongeraga, bityo hakaboneka abantu benshi bo kugaburira. Ibi bigatuma batema amashyamba menshi, bagafata abantu benshi bakabagira abacakara kugira ngo bakore mu mirima, bakavumbura uburyo bushya bwo guhinga hashaka umusaruro mwinshi. Ikibazo nuko abahinzi batangiye kujya basoreshwa cyane, kandi n'umusaruro wabo ukamarwa n'imijyi minini yakomezaga kwaguka. Hari n'abahinzi bageragaho babura ibyo kurya kandi barahinze. Ubutaka nabwo bwageze aho butangira kunanirwa kubera ko babusabaga umusaruro mwinshi. Uko niko imijyi y'icyo gihe yatangiraga kugiterana ikarwana. Ubwami bugatangira kujya butera ubundi bwami bushaka kwagura ubutaka bwabwo kugira ngo babone aho bahinga ibitunga abaturage babo benshi. Mu mwaka w'igihumbi nyuma ya Yezu, ubuhinzi bw'isi bwagize impinduka ebyiri zikomeye. Mbere na mbere babanje gukora ubuvumbuzi bw'ikiswe charrue. Charrue ni ya mashini bakoresha ikururwa n'inyamaswa nk'inka cyangwa se indogobe, ikagenda yegura itaka bari buteremo imbuto. Mbere yayo bahingaga bakoresheje icyitwaga arere. Arere ni umukurambere w'isuka, ni icyitwaga inkonzo. Iyi yo bayikoreshaga basa n'abaharura ubutaka ariko ntibabwegure cyane, ubundi bagateramo imbuto. Charrue yo yeguraga ubutaka cyane, yo yaracukuraga rwose ikagera hasi mu butaka. Ibi bigatuma icyo bateyemo cyera cyane ugereranije nuko bazaga bagakoresha inkonzo. Iki gihe ni nabwo hadutse uburyo bwo guhinga barandura ibyatsi, bakabitaba mu murima bikabora bigahinduka ifumbire, twe tubyita gutabira. Iyi niyo mpinduka ya mbere yabaye mu buhinzi muri iki gihe. Indi mpinduka ikomeye yabaye mu buhinzi bw'icyo gihe ni ukugabanya ibice mu butaka. Babyita assolement. Ni ugufata ubutaka bunini bakabugabanyamo ibice,
aribyo twebwe twita imiringoti cyangwa se imirima. Ubutaka bunini bakabuteramo ibihingwa bitandukanye kandi mu gihe kimwe. Hamwe hakaba hahinze amasaka, ahandi imyumbati, ahandi ibijumba. Iki gihe ibi nibwo byadutse. Ubu n'ubuvumbuzi bakoze burabafasha cyane, bubafasha guhinga ibihingwa bitandukanye, guhindurira ubutaka ibibuhingwaho kandi bagasarura mu bihe bitandukanye. Ibi bice by'ubutaka bagendaga babisimburanyamo ibihingwa bitandukanye. Mu kinyejana cya 17 abavumbuzi b'abanyaburayi barimo Christophe Colomb wari uvuye kuvumbura Amerika bagarukanye mu Burayi ubwoko bushya bw'ibihingwa bitari bizwi imbere. Iki gihe nibwo mu Burayi hageze inyanya, ibirayi, amadegede, ibishyimbo, ibigori, urusenda n'ibihwagari. Ku rundi ruhande iki gihe nibwo muri Amerika hageze ingano, umuceri, ikawa, ibitoki, banatangira korora inka. Ubu ni ubuvumbuzi busa n'ubwashushanyaga ubuhinzi burimo gukorwa uyu munsi. Intambara ya kabiri y'isi ikirangira byari bikenewe cyane ko umugabane w'Uburayi usanwa kubera ko wari umaze gusenywa n'intambara. Hari hakenewe cyane kandi kugaburira abaturage batasibaga kwiyongera. Aha niho noneho hadutse ubuhinzi bw'inganda bukoresha ikoranabuhanga riri hejuru. Aha nibwo batangiye guhingisha imashini ndetse bakora n'imashini zisarura. Iki gihe ni nabwo batangiye gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'imiti yica udukoko. Ubuso buhingwaho bwahise bwiyongera, ibiti n'ibindi bimera birarandurwa ku bwinshi, byose bigamije korohereza abahinzi. Aha twari twinjiye mu buhinzi twise ubwa kijyambere. Usibye ko iterambere ry'ubuhinzi ryangije ibidukikije ndetse n'ubutaka, none uyu munsi turimo kuba mu ngaruka zabyo. Uyu munsi 22% by'ubutaka buri ku isi nibwo busigaye bushobora guhingwaho bugatanga umusaruro. 60% by'iyi 22% by'ubutaka nabwo bwakozweho n'ikibazo kimwe cyangwa se byinshi birebana no kwangirika ku buryo gutanga umusaruro kwabwo birimo ikibazo. Isuri, guhumana, guhinduka ubutayu n'ibindi bintu bibuza ubutaka gutanga umusaruro. Ubutaka buri ku isi buratandukanye mu moko. Ibi abahinzi barabyumva cyane. Uzumva bavuga ko ubutaka bw'ahantu runaka bwera cyane ubw'ahandi ntibwere nk'uko babyifuza. Dore urugero rw'imiterere ya bumwe mu butaka bwo hirya no hino ku isi, uburyo burutanwa mu gutanga umusaruro ndetse n'uburyo bukoreshwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada mu myaka y'1930 ibi byari ibihugu byibasiwe n'ikiza cy'umuyaga cyiswe dust balls. Umuyaga waraje uhuha ubutaka ubukuraho igice kinini cyari hafumbiye, bituma abahinzi benshi barumbya muri icyo gihe. Iki gihe abahinzi muri iki gihugu bahise bavumbura uburyo bushya bwo guhinga, aho bahise bahagarika guhinga bageze isuka hasi cyane mu rwego rwo kwirinda kunaniza ubutaka cyane. Iki gihe ni nabwo batangiye kujya bakora ku buryo ubutaka bwabo buhora buteyeho ibimera, hagamijwe ko imizi yabyo ifata ubutaka ntibuzongere gupfa kugurukanwa n'imiyaga cyangwa se ngo butwarwe n'amazi, aribyo byitwa isuri. Ibi kandi byanatanze umusaruro kubera ko ubutaka muri Amerika bwarongeye buriyubaka. Uko niko iki gihugu cyatangiye gufata ingamba zo kubungabunga ubutaka. Uko byagenda kose imibereho myiza y'ubutaka ishingiye ku kubuteraho ibimera. Mu ishyamba rinini kuruta andi yose ku isi rya Amazone, buri masegonda 7 ibiti bitemwa ku buso bungana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Muri rusange batema ibiti kugira ngo aho byari biri hashyirwe ikindi kintu gishobora kuba inzuri z'amatungo yo kubagwa, cyangwa se hagaterwa ibindi bimera bishobora kuribwa n'abantu cyangwa se bikagaburirwa amatungo. Ibi ubwabyo ntago byagakozwe, ariko nibi bigahoro ugeranije no gutema ibi biti kugira ngo bigurishwe maze aho byari biteye hasigare hanamye ku gasi. Ubu butaka buba bufite ibyago byinshi byo gutwarwa n'imvura, bitaba ibyo bukumagara cyane kubera ko ibiti byawukingiraga izuba biba byamaze kuvaho. Nka izi ngaruka zose zitari zihagije, na wa mwuka wa dioxide de carbone uba mwinshi iyo amashyamba avuyeho. Kubera ko ibiti byibikamo uyu mwuka haba mu ruti no mu mizi, iyo bivuyeho nibyo uwo mwuka birawugumana, ariko ntabwo bikomeza gukurura undi kubera ko biba byambuye ubuzima.
ibi byongeraho kuba carbone yose ibitse mu butaka bwo mu mashyamba nayo idakomeza gukururwa n'ibiti kubera ko biba byavuyeho. Ubwo turimo kuvuga ku itandukaniro ry'ubutaka bwo hirya no hino ku isi ndetse n'uburyo bukoreshwa, reka tuvuge ku iterambere ry'imijyi n'uburyo bibangamira ubutaka. Mu bihugu biteye imbere nko mu Bufaransa cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bibarwa ko buri segonda hari metero kare ziri hagati ya 20 na 30 z'ubutaka zimenwaho beto buri segonda. Tekereza ubuso bumenwaho beto buri munsi mu Rwanda. Wegeranyije ahantu hose hamenwa beto mu Rwanda mu munsi umwe wasanga ari kilometero kare nyinshi. Madame Claire Cheni ni umushakashatsi wahoze akorera ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi. Avuga ko iyo ufashe ubutaka ukabupfukirana ukabumenaho nka beto ku buryo butinjirwamo n'amazi, ubwo butaka ububujije gukomeza kubaho. Biba bivuze ko nta mazi azongera kubwinjiramo bikabangamira ibinyabuzima biburimo. Ubwo butaka ubu bwambuye ubushobozi bwo gutanga serivisi dusanzwe tubukeneyeho. Ibyo kandi bikagira ingaruka zikomeye ku ruhererekane rw'amazi. Kandi mu bihugu bikize ushobora kwirirwa uzerera umujyi utarakandagira ku butaka kubera ko hatari kaburimbo, hari beto. Hari imijyi ushobora kumaramo ukwezi utarabona ubutaka. Uburyo bwiza bwo kugabanya ingaruka z'ibi ngibi, abashinzwe imijyi bagirwa inama yo gutera ubusitani mu mijyi. Byaba ngombwa bakahashyira n'ibiyaga bihangano cyangwa se ibidendezi by'amazi hagamijwe kwirinda ko ubutaka bwose bwo mu mijyi bwapfukiranwa. Ni byiza cyane ko mu mijyi haba ahantu hateye ibimera abantu bashobora kujya kwicaramo cyangwa se kuhatemberera. Ibi byose bisobanuye ko mu mijyi ahantu hose hamenwe beto, uramutse uyikuyeho ukahahinga, hari ibyago byinshi kutakweza kubera ko ibinyabuzima biba mu butaka bifasha ubutaka kurumbuka biba byarapfuye. Uyu munsi hamwe mu hantu havugwa ko hari ubutaka bwera ni muri Ukraine. Ahangaha hari ubutaka bw'umukara. Dore icyatumye ubu butaka bwo muri Ukraine burumbuka. Hari abahanga mu mibereho y'ubutaka bemeza ko muri kiriya gice cy'isi ikirere cyaho gikora ku buryo mu gihe cy'impeshyi ibinyabuzima biba munsi y'ubutaka byiyegeranya cyane, bikaba byinshi, bikarema intungabimera zihagije. Kuba ibi byarabayeho mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka byashize byatumye ubu butaka bugira imiterere y'uburumbuke ku buryo n'uyu munsi icyo uteyemo cyose kizamuka cyihuta. Usibye ko kubera kuhahinga cyane, ubu ngubu abahinzi baho nabo batangiye gukenera ifumbire, ariko ubundi ntabwo ariko byari bimeze. Bashoboraga guhinga gusa bagatera imbuto bikiyeza badashyizemo ifumbire. Buri segonda rimwe mu isi ahantu ariho hose metero kare 38 z'ubutaka zitera intambwe yerekeza ku kuba ubutayu. Mu yandi magambo, kilometero kare 120 z'ubutaka buri mwaka zihinduka ubutayu bitewe n'uruzuba rwinshi ndetse no gufatwa nabi ku butaka. 75% by'ubutaka buhingwaho ku mugabane wa Afurika bufite ibyago bikomeye byo gutakaza intungabimera. Intambwe ya mbere yo kuba ingumba ku butaka. Kenshi iyo abashinzwe ubutaka babwira abantu gutera ibiti bivangwa n'imyaka, biba biri mu rwego rwo kurwanya ko ubutaka buhinduka ubutayu. Hari ubwoko bw'ibiti bifite ubushobozi bwo gushora imizi ikagera kure cyane munsi y'ubutaka gushaka y'amazi ndetse n'izindi ntungakimera. Biragenda bikazamura izi ntungagihingwa zikava kure cyane mu butaka zikaza hafi aho zishobora no gutunga ibindi bimera biri hafi aho. Ikindi nuko ibi biti bikora amababi agera igihe agahunguka akagwa ku butaka, maze azote, phosphore, potassium n'ibindi binyabutabire biri muri ya mababi bikisanga ku butaka bigahinduka ifumbire. Dutekereza ko ubutaka ari umutungo udashira, ariko ntabwo ariko bimeze. Nk'ubu bisaba magana y'imyaka kugira ngo hireme milimetero nke z'ubutaka. Nyamara ubutaka buteshwa umwimerere wabwo ku muvuduko ukubye inshuro ziri hagati y'10 n'100 uwo bukoresha bwirema. Uyu munsi 22% by'ubutaka buri ku isi nibwo bwonyine bushobora guhingwaho bitabaye ngombwa ko babwinginga ngo butange umusaruro. Iyo butari ahantu hahanamye, haba humagaye cyangwa hakonje cyane cyangwa hari urubura cyangwa se hanyerera cyane, ubutaka bukigendera.
munsi ku isi nta butaka buhari budakoreshwa. Nk'urugero, uyu munsi Ubushinwa bufite ibibazo bikomeye cyane by'ubutaka kubera ko ubutaka bwinshi muri iki gihugu bwibasiwe n'isuri, ubundi bwaranduye ku buryo butakera. Bimeze gutya kugera ku rwego uyu munsi Ubushinwa burimo kugura ubutaka mu mahanga, by'umwihariko muri Afurika no muri Amerika y'Amajyepfo, bakabuhingaho, bagasarura umusaruro, bakawupakira indege bakawujyana iwabo cyangwa bakawugurisha. Ubwinshi muri ubu butaka Ubushinwa bugura ntabwo ari leta ibugura, ni abashoramari b'Abashinwa babugura bakabuhingaho. Ikibazo gikomeye kiri muri ibi ni uko iyo baguze ubwo butaka cyangwa se bakabukodesha, kubera ko ubw'iwabo bwangiritse, ntabwo babuhingaho mu buryo bubungabunga, bahinga uko biboneye ku buryo nabwo bwangirika bidatinze. Mu 2015 ku isi habaruwe amakimbirane menshi akomeye ashingiye ku butaka ashobora no gushyamiranya ibihugu. Twese turabizi ko haba amakimbirane menshi ashingiye ku butaka nta iwacu, ko nta wundi mubumbe dufite. Ubutaka bushobora kuzashira ku isi. Iki gihe nibigenda bitya tuzabaho duti? Ngiyi impamvu Minisiteri y'Ibidukikije ndetse n'ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA basaba buri wese gutekereza kabiri mbere yo kugira icyo akorera ku butaka. Basaba buri wese kumva ko ari inshingano ze kubungabunga ubutaka. Dusorera ikiganiro twari twabateguriye. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.